hari tarime abisi bajya bavuga ngo nugutegura. Imana irategura. Kandi icyo uzaba cyo muri kumwe, icyo uzaba cyo uzaba cyo, kuko Imana izakurinda ibihe ibihumbi mu nzira zayo zose zirengeje igihumbi. Imana izakirinda, nta muntu uzakica, nta muntu uzakigukuramo. Imana yo mu ijuru izakurikirana icyo ugomba kuba cyo. Ndabashuhuje abakunzi ba mama Charlene bakunda ibiganiro n'ijambo ry'Imana n'ibindi bitandukanye. Tugeze kuri episode ya 7 aho turi kuvuga ngo icyo uzaba cyo muravukana, kandi ntago umugambi w'Imana ujya uyoba, nta kibuza umugambi w'Imana gusohora. Twaganiriye ku bintu byinshi ariko twibanda kuri Mose, ukuntu yavukiye mu mugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana utuma abaho, kandi yagombaga gupfa yishwe nkuko n'abana b'abahungu bari hasohotse itegeko ngo babate mu ruzi. Imana rero ni ishimwe cyane kuko umugambi wayo nta muntu wawuvuguruza, kandi icyo umuntu azaba cyo baravukana, bagakurana, bakagendana, bakabana. Nta kintu cyavuguruza umugambi w'Imana. Tugiye kureba mu Kuva ibice byaho 2 umurongo wa 13 tubariho duhera ngo bukeye bwaho arasohoka abona abagabo 2 b'Abaheburayo bari kurwana. Abwira ugiriye undi nabati, ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe? Icyo uzaba cyo muravukana. Imana yari yaramugize umuntu ugomba gukiranura abandi, umuntu ugomba kugira abantu neza umumaro, atangira kubyiyumvamo. Kandi mbibutse ko yari yamaze kwica n'umunyegiputa wari uri gukandamiza ubwoko bw'iwabo bw'Abaheburayo. Aramubaza ati ninde? Niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nkuko wishe umunyegiputa? Mose ngo ahita atinya, aribwira ati nukuri byaramenyekanye, Farawo abyumvise ashaka kwica Mose. Maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7, baraza badahirira intama za se, buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara, yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa se Leweli arababaza ati noneho ko mutebutse? Baramusubiza bati nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba, kandi akadudahirira akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa be ati ari he? Ni iki gitumye musiga uwo mugabo? Ni mumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora, abyara umuhungu amwita Gerishomu. Haleluya. Ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Amina amina. Yesu ndamukunze. Umugambi w'Imana. Haleluya. Nta kintu cyawuburizamo. Mose ubundi ikintu uzaba cyo utangira kukiyumvamo. Njya mbwira abantu ngo icyo uzaba cyo ntuzagisanga imbere, kandi icyo uzaba cyo ntago wagitaye, kuko ntago urapfa, ahubwo icyo uzaba cyo kiri muri wowe. Icyo kintu uzaba cyo rero nta kizabuza umugambi w'Imana kugira gute gusohora. Imana izakirinda, nta muntu uzakica, nta muntu uzakigukuramo. Imana yo mu ijuru izakurikirana icyo ugomba kuba cyo, kuko ni Imana yemeye ko uba icyo ugomba kuba cyo. Mose rero twabonye ibimenyetso by'ukuntu yiyumvagamo ubuyobozi, kandi akiyumvamo kurenganura abantu. Hari aho twabonye arenganura bene wabo b'Abanyegiputa, bene wabo b'Abisiraheli. Yaragendaga agaterera akajisho akabona ibyo Abanyegiputa bakorera bene wabo. Ikindi gihe ngo abagabo, aya magambo twasomye, ngo abagabo 2 barafatanye nyine. Hari ukuntu abantu bajya bafatana bakarwana.
barafatana bararwana, ngo arungurutse abona bari kurwana, ngo araza yegera urengana, uri kurenga undi, aramuga ngo niki kiri kugutera guhohotera uyu muntu. Arangije ngo yeye ngo tugire ngo rero ngo ni impuhu dufitiye. Ninde wakugize umucamanza wacu? Kuki wigize umucamanza? Urashaka kunyica se nkuko wishe wa munyegiputa hanyuma ukamutaba mu mucanga? Mose ati barabimenye, noneho umwami nibimugeraho aranyica. Hanyuma ngo umwami abimenye atangira gushaka kumwica, ngo niko guhunga. Mose ngo amaze guhunga ahungira Imidiyani. Imana ishimwe. Imidiyani ngo hari umutambyi ufite intama nyinshi, ngo akagira n'abakobwa 7. Abo bakobwa nibo bajyaga bajya kuhira intama za se. Ngo maze ngo bavomerera ibibumbiro se shako muri abi Kigali muri abana bakeye mujya mumenya ibintu by'ibibumbano n'ibibumbiro bintu nk'ibyo. Ibibumbiro na ahantu babaga barateguye inka zizajya zijya kunywera cyangwa nizo ntama. Ibyo bibumbiro ahantu buhirira inka cyangwa intama. Noneho umusaza ngo afite intama nyinshi akagira abakobwa 7, kandi nta bashumba yagiraga, ahubwo abo bakobwa nibo baziragiraga, kuko Bibiliya itubwiye ko bari barimo kuvomera ibibumbiro, ngo bimaze kuzura abashumba nyene baza kubiyenzaho bababuza kuhira inka zabo, ngo batangira kurwana. Burya abashumba bagira urugomo, icyo cyo ndakizi. Noneho bakanababonerana kuko ari abakobwa. Hanyuma ngo batangira kubakubita bababuza kuhira inka. Hanyuma Mose ngo aritambika haza kubarwanirira, ndetse ngo arabahagarikira, inka arazuhira, abafasha kuhira inka. Ngo barangije ngo barataha, ngo bageze mu rugo papa barababwira ati ese noneho ko mwatashye kare byagenze gute? Arangije aravuga ngo hari umugabo w'umuheburayo, mureke mbabwire mujye mugira neza aho munyura hose. Hari umugabo w'umuheburayo uyu munsi yaje aradufasha kuhira. Abashumba bashatse kuturwanya no kutubuza kuhira, araza aradufasha, niwe wuhiye intama, niyo mpamvu twatashye kare. Papa wa barababwira ati se kuki umuntu umeze gutyo mwamusize, nimugende mu muhamagare mumuzane natwe tumufungurire. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Mose baramuhamagara araza, hanyuma ngo baramwakira baranamucumbikira, ngo Mose yemera kubana nawe. Imana nihabwa icyubahiro. Umugambi w'Imana hari tarime abisi bajya bavuga ngo ni ugutegura. Imana irategura. Imana yari izi yuko Mose bizamugendekera kuriya, ariko n'impamvu Imana yemeye kwa Farawo umwami nuko yagira ngo ugende mutegure ukuntu azagaruka aje gukura Abisiraheli mu Egiputa. Ntago umugambi w'Imana ugira gute, ntago umugambi w'Imana uyoba, ntago umugambi w'Imana uburizwamo, ntago umugambi w'Imana uteshwa agaciro. Umugambi w'Imana urasohora, nta kintu gishobora kuwica. Nta mpanuka yakica umugambi w'Imana, nta mugome wakica umugambi w'Imana, nta ntwaro ishobora kwica umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana no umugambi w'Imana nta kintu gishobora kubuza gusohora. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hari abantu benshi babayeho ku mugambi w'Imana. Nawe ujye witegereza ubuhamya bwawe, ujye witegereza ubuzima wagiye unyuramo, ni umugambi w'Imana. Hari ibintu byakubayeho kugira ngo udakomeza kuririmba. Hari ibintu byakubayeho kugira ngo udakomeza gukora umurimo w'Imana. Kandi reka nkubwire, Satani ajya amenya abamusenya, akamenya n'abamurusha imbaraga, ajya amenya abantu bamubangamiye, abafite urutonde rwabo, ariko akamenya n'abandi badafite icyo bamutwaye. Ariko umugambi w'Imana ntago ushobora kuburizwamo. Umugambi w'Imana ntago ushobora gutana, ntago ushobora kuyoba. Kandi icyo uzaba cyo muri kumwe, icyo uzaba cyo uzaba, kuko Imana izakurinda ibihe ibihumbi mu nzira zayo zose zirengeje igihumbi. Ibirimo kurinda umugambi w'Imana. Niyo mpamvu uzajya urwara, umugambi w'Imana ugukura kwa muganga. Uzajya ujya mu bitaro, umugambi w'Imana ugukure mu bitaro. Hari igihe kimwe twarwaye kugira ngo umugambi w'Imana ngo burizemo, ariko Satani nta makuru afite, nuko gusa ni umuntu uzi guhangana, ntago yabireka, akora nk'ikihebe. Ubundi Satani yarakatiwe.
ubundi abantu baba barakatiwe umuntu akicara muri gereza ziko yakatiwe akora ibintu nk'ibyakatiwe kandi abantu bakatiwe ntago bajya bafunganwa n'abandi oya babafungira habo kuko umuntu wakatiwe utegereje gupfa cyangwa umuntu wakatiwe wumva ko ubuzima bwe bwose azaba muri gereza nta neza abagifite nta mbabazi abagifite hashobora gukora ibikorwa nyine by'ubwiyahuzi kuko avuga ati byose ni hahandi hanjye reka niyenze wenda n'abanyica banyice vuba no kuzamara ubuzima bwanjye ahangaha Satani rero nawe niko bimeze Satani yarakatiwe nta mbabazi ateze gusaba arabizi yuko agomba gupfa rero inzira ze zose n'iz'ubugome n'imipango ye yose ni y'umwijima nta kizagira kuko nta n'icyageza ku bantu niyo mpamvu rero nshaka kubabwira ngo nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana mu bikorwa Satani akora mu bintu ategura mu bintu akora ku manywa ndetse na ninjoro nta na kimwe ntabwo ashobora kuburizamo umugambi w'Imana umugambi w'Imana urakomeye ku buzima bwawe umugambi w'Imana urakomeza ku buzima bwawe niyo mpamvu cyagiye wagiye kubyara ugera mu rupfu abaganga babona ko byakomeye ariko kuko wari ugiye kubyara ariko n'umugambi w'Imana ukuriho niyo mpamvu wavuye ku iseta byari bikomeye ugiye gupfa ukongera guhumeka burya ni umugambi wakugaruye umugambi w'Imana niwe watumye wari gukatirwa bakubeshyeye ariko umugambi w'Imana ugukuramo utarakatirwa ubu ba wicaye muri gereza umugambi w'Imana burya warakurinze burya ayo maguru yawe ntago ubukiyafite kuko ibyashatse ko acika ni byinshi ariko nta kintu cyaca umugambi w'Imana kuba utaramugara kaburi muzima ni umugambi w'Imana wabikoze umugambi w'Imana ni mugari kuri twe kandi ni muremure Imana ifite umugambi nditegereza nkareba Mose ukuntu yahunze amaze kwica umunyegiputa Imana ikamurinda mu nzira ikamwereka naho hagomba kwihisha igakoresha inzira zayo igateza abashumba kurwanya abakobwa be yarangiza akuhira intama zabo hanyuma bakajya kumufungurira bakanamucumbikira kugira ngo umugambi w'Imana uzagire gute uzasohore kuri Mose Imana ifite umugambi nta kintu kirogoye umugambi w'Imana nta n'ikintu kizarogoye umugambi w'Imana umugambi w'Imana niwe wagiye ubana natwe umugambi w'Imana wagiye uturinda ibintu biteye ubwoba umugambi w'Imana wagiye udufata ukuboko turagendana umugambi w'Imana niwo burinzi kuri twebwe umugambi w'Imana niwe watumye iyo inda itavamo umugambi w'Imana niwe watumye udapfa ngo birangire umugambi w'Imana niwe waburijemo ibikwica waburijemo ibikugirira nabi waburijemo ibyari gutuma ukenyuka umugambi w'Imana urinda abana bawe kuko Imana izi aho bazanyura izi nicyo bagomba gukora izi nibyo izabakoresha umugambi w'Imana kandi nimba ari ikintu cyiza kibaho ni ukubaho mu mugambi w'Imana iyo uri mu mugambi w'Imana uba uri mu bwishingizi muri ansirase y'ubuzima bwo kubaho byiteka nta kintu cyarogoye umugambi w'Imana nta n'ikintu gishobora kwica umugambi w'Imana Imana igambirira gukura Abisiraheli mu Egiputa yari yarapanze n'uzabakurayo niyo mpamvu yapanze Mose imujyana mu Egiputa anyuze muri buriya buryo nta kintu gishaka kwangiza umugambi w'Imana ahubwo ikintu cyakitambika imbere y'umugambi w'Imana Imana yagikurayo ariko umugambi wayo ugasohora abantu muri mu mugambi w'Imana mukomere mugire ubwoba bw'ibizaba Charlene yarasigaye ibintu bimubaho nkabirebera hariya nkavuga ntibapfa yawe ntashobora gupfa yajyaga agenda akamara iminsi 2 atarongera kugaruka agacaho wamukoraho ukabona akaboko yakajugunye yapfuye agakubita iminsi ye zikurarana n'umuntu iminsi 2 mu nzu ibyo si rimwe byabaye si kabiri byabaye si gatatu byabaye ariko nta kiburizamo umugambi w'Imana Imana yaravuze ngo uziga Imana yaravuze ngo uzakomera niko bizagenda Imana nivuga ngo uzaba umugabo uzabawe nivuga ngo uzaba umugore
uzaba we. Nivuga ngo uzaba umushoramari, uzaba we. Nivuga ngo ikuzamuye mu ntera, bizabaho. Nta kintu kirogoye umugambi w'Imana. Nivuga ngo uzaba umukire, uzaba umukire. Nivuga ngo uzubaka inzu, bizakunda. Nivuga ngo uzaba umusitari, uzaba we. Ikishaka uzaba cyo, uzaba cyo. Nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe kijya kitambika imbere y'umugambi w'Imana. Gihe kimwe hari ibintu by'igitabo cya Charlene, hari ahantu yari agiye ajyanye igitabo cye, yatangiye kwandika. Muri abo bantu bamuroga, umuntu umuroga yaramubwiye ngo kiriya gitabo cyawe ntabwo kizasohoka. Yari akijyanye ahantu, muhamagarira umumotari ngo amujyane. Aragenda, bageze mu nzira Charlene ava kuri moto. Nta mpanuka ibaye, moto iri kugenda neza kuko umuntu utwara Charlene ababizi ko agomba kumutwara neza kubera ikibazo yifitiye cyo kuguru. Umumotari agenda neza, nta modoka ibagonze, batanyereye, ntacyo babaye. Abari wuva ku moto yitura hasi muri kaburimbo. Ni ahantu hamanukaga cyane. Yari no kubona indi modoka ihita imuca hejuru. Umwana avamo yitura muri kaburimbo. Umumotari akanura amaso, ubwoba buramwica. Uyu mwana avuye kuri moto gute? Ni moto itarihengetse, ni moto itaragize ikikubitana nacyo, ubwe ava kuri moto yitura hasi muri kaburimbo. Barampamagara, bampamagaye ndi imbere ya mikoro nkuko ndi imbere ya kamera ndi gutanga ibiganiro ndi muri hoteli Baoba. Barampamagara bati bangoka, Charlene ameze nabi. Njya mu modoka, turagenda. Ngeze kwa muganga, arangeje numva arimo arataka ngo mama yiwe, ngo dore mbonye abantu ngo barimo babagabo, ngo barimo baramanurira ngo banshyize mu isanduku, barimo baramanurira muri mu mwobo, mumva barimo kumanurira mumva. Mama we, mama ari gutaka. Itamenya ko ari yamyuka, ari zambaraga bohereje kugira ngo akore impanuka. Kandi nyuma abademoni barigambye, barangije baravuga ngo cyagihe ngo igihe yitura hasi ngo nitwebwe bari bohereje. Charlene nta kintu yabaye, nta hantu yabyimbye, nta hantu yakorobotse, no kumujyana kwa muganga n'ubwo bamotari yagize. Naragiye ndamusengera kwa muganga, turangije turataha. Nta cyica umugambi w'Imana, nta cyica umugambi w'Imana. Natangariye Imana kugira ngo azige mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, gihembwe cya mbere. Abademoni baravuze ngo ntabwo azakora ikizami, ntabwo azakora ikizami, cyane ko batashakaga ko yiga, ko umutima byarabacanze. Ahubwo yize none ntabwo azakora ikizami gute se? Ahubwo ko mwari kubishobora iyo atiga. Umunsi wa mbere batangira ikizami, niwo munsi nahise mfata amasengesho njye n'undi muntu, tujya gusengera ahantu hateganye n'ikigo yigamo. Turi guterera tugera aho hantu, mwarimu arampamagara we, aravuga ngo Charlene afite ikibazo, ari kubura umwuka. Kumva ubwo bari bohereje izo mbaraga kugira ngo adakora ikizami, ari kubura umwuka. Iyo yatangiraga kurwara, bamufashe, bamwohereje w'ibyo bintu, yatangiraga kubura umwuka. Hanyuma barampamagara ati ari kubura umwuka, inti nimuhumure, inti ndaje, ni ntacyabo. Njya aho ngaho gusenga, nkajya nohereza isengesho, akora ikizami cya mbere, nohereza ikindi, irindi akora ikindi kizami. Hari icyo batangiraga mu gitondo, n'icyo bakoraga nimba ari saa 8 nimba ari saa 9. Uwo munsi uburarangiye. Ku munsi wa kabiri bigenda gutyo, ku munsi wa gatatu bigenda gutyo, ku munsi wa kane, kugeza ibizami birangiye. Nta kizabuza umugambi w'Imana kubaho, ibizamara bikora. Ndifuza ko dusenga. Nta kintu cyabuza umugambi w'Imana gusohora.
gusa abantu bajya bata umwanya wabo banahomba ibyabo, kuko iyo umuntu ajya kwica burya aba yashatse amafaranga menshi. Nk'amafaranga bamaze gutangira Charlene bamugira mu bapfumu, bakoresha abarozi bakomeye, bazana imiti ikomeye bakabikora, bajya kone bakabona umwana arahari, arareba, aragenda, arajya kwiga, amafaranga yabo apfa ubusa. Amafaranga azabashiraho, bahinduka batindi, baba bahanya, bamutangira amafaranga, ibintu byinshi ariko bazahomba kandi baba bahanya, kuko nta kintu gishobora kwica umugambi w'Imana uri muri Charlene. Humura nawe, mugambi w'Imana uri ku mugore wawe, nta kintu azaba. Mugambi w'Imana uri mu rugo rwawe, mugambi w'Imana uri mu kazi ukora, umugambi w'Imana uri aho ugenda, mugambi w'Imana uri aho wicaye, mugambi w'Imana uri aho utuye. Ibikorwa byawe birimo umugambi w'Imana. Imana ishimwe, n'imishinga yawe irimo umugambi w'Imana. Mukaza aho ukora birimo umugambi w'Imana, aho utuye naho ugenda birimo umugambi w'Imana. Nta muntu uzabitinyuka, ntawe uzabishobora. Ndashoje. Imana nibahe umugisha, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Nimukomere kandi mukomeze imitima yanyu, vuge ngo ngewe ndiho umugambi w'Imana. Ujye uryama wizigure, kuko ugendana n'umugambi w'Imana. Kandi iyo umugambi w'Imana ukuriho, ndaje mbibabwire mu kindi gice, nkubwiriye umugambi w'Imana ukuriho. Imana ibahe umugisha. Ndashoje. Mukoreshe ya, mwandike kuri comment, abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mujye mukomeza mubone ibyiza biri kuri Mama Charlene official. Imana ibahe umugisha.